Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu nce z'igihugu zitandukanye. Ku bantu dutangiranye kuri tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2024, mbifurije weekend nziza kandi mukomeze kurindwa n'Imana. Turi mu ntangiriro z'ukwezi, ndabifuriza kugira ukwezi kwiza kandi tugiye kugera mu mwaka hagati. Bene data, ndabifuriza kugira ibihe byiza kandi nyine Imana ikomeze kubarinda muri uyu mwaka. Ntuzatubere uw'igihombo, ahubwo uzatubera umwaka w'umugisha. Uzaba umwaka w'umugisha, umwaka wo gusubizwa. Dufite amasezerano menshi cyane twagiye duhabwa ahantu hatandukanye. Abantu bafite amasezerano rwose, Imana yo mu ijuru izenyine iyasohoze dusohoreze amasezerano muri uyu mwaka wa 2024 rwose. Imana yo mu ijuru twumvire, idusohoreze amasezerano. Njyewe rero amazina yanjye nitwa Niyonsenga Felisi. Ndaje ngo tujye dufatanya kumva amagambo y'Imana uko yanditse muri Bibiliya. Ngiye kuzajya ndeba amwe mu magambo yo muri Bibiliya yoroshye kuyafata mu mutwe kandi yahindura ubuzima bwawe. Mwene data rero nyemerera tubigendanemo neza muri iyi ntangiriro, kandi ndizera neza ko hari icyo bizamara, bizafasha abantu benshi cyane. Nyemerero ryo gukora like na share kugira ngo n'abandi bose tubasangize ibi byiza. Hari abantu ushobora kubaza nk'umurongo wenda wo muri Bibiliya umwe gusa ugasanga uramunaniye, ariko uyu munsi hano ho ngiye kujya mbarebera umurongo wo muri Bibiliya n'ahantu wanditse, kandi twizeye ko bizagenda neza cyane. Murakoze rero, reka tubanze dusenge Imana mbere y'uko wenda nasoma uwo murongo. Nyagasani Imana, shimwa kubw'uburinzi bwawe, ujye uturinda turi muri iyi si, soko turi beza, soko dukwiriye, ahubwo ni impuhwe n'urukundo rwawe. Uyu mwanya rero Nyagasani Imana, tugiye gutangira Nyagasani Imana kujya twiga ijambo ryawe. Twemereye Nyagasani Imana ribe ijambo rishora imizi mu mitima yacu. Data mwiza, rigira icyo rirema n'icyo rihindura. Data mwiza, gitare gikomeye, risenyagure Nyagasani Imana ibitavuga Imana. Senyagure Nyagasani Imana, gitare gikomeye, imigambi y'abadayimoni mu mitima y'abana bawe. Ahubwo Nyagasani Imana ryubake Nyagasani Imana iby'ubwami bwawe mu mitima yacu. Urakoze, urakama rero kuri kumwe natwe, tuze twizeye kukumvisha n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi rero turatangira n'ijambo dusanga muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Yobu ibice 28 umurongo wa 28 haranditse ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umurongo wa 28, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Njyewe ntabyo gusobanura byinshi mfite, kimwe kiri jambo rirumvikana pe, rirumvikana. Gusa Umwuka Wera akomeze kubasobanurira. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi rero mnyemerere n'indi minsi dukomeze tubigendanemo neza, kandi munshyigikire, mukore like, share na comment, kandi mujye mwandika hepfo nyine mumbwire nimba ibi bintu ari byiza, kugira ngo dukomeze. Nibyo bidutera imbaraga, nibyo bintera imbaraga, nibyo bintera imbaraga kabisa. Rero Umwuka w'Imana akomeze kubasobanurira. Ahari uyu munsi kubera ariko twadutangiye, nabanje kwivuga mbanza kugira ute, ariko ubutaha bwo tuzajya tuza turasa ku ntego, kandi tuzabikora iminsi yose. Sawa rero abashuti banjye, abakunzi banjye, aho muri hose mukomeze kurindwa n'Imana, mukomeze kugira ibihe byiza. Ubuntu bw'Imana bari bwo bukomeza kubarinda. Murakoze cyane.